ariko icyo umuntu akwiriye guharanira, haranira ko mu mutima wawe nta mutima ugucira urubanza. Haranira kwemerwa n'Imana no gukundwa n'Imana, ugira ngo ukundwe na muyomba. Kuko nakubwiye ngo uri isombe, icyo kirungo kikuriho nicyo gituma abantu bagukunze, nicyo gituma abantu bakwifuza, nicyo gituma abantu bagushaka. Ni ikirungo gusa, n'ibyo binono biri mu isombe. Ntugira ngo abantu baragukunze, ntugira ngo umugabo baragukunze, ni ikinono kikuriho. Nubwo bwiza ni ukuri cyangwa ni ukuteye, naho nibikuvaho, biramutse bikuvuyeho icyo kinono, icyo wagukunze, ibinono yakunze biramutse bigushizeho, yakureka. Kuko usanga uyu nguye n'abasenga, uyu nawe arasenga, ugasanga uyu arimo gukora ibi, ugasanga uyu ibintu byabaye gatogo. Ntiwamenya abakorera Imana n'abakorera shitani. Nanjye bahanga ushobora ukumva ngo nakoza ndi babara, kandi noneho bigashyira abantu mu rungabangabo. Bavuga ko reka kugira ngo mwiringire abantu, mwiringire Imana. Toranya ibizima biri muri wowe, toranya ibizima wumvishije ari byo hagaciro. Wigena runaka ngo n'umutagatifu, nundeba ngo uri umufana wanjye, ngo navana ngo sinakora iki, nagikora, sinkoze muri ferabeto, sinkoze mu mabuye, nasambana, naheheta, nakwiba, nanjye nakora amanyanga. Ariko mu gihe ndimo kugaharanira kuvuga ngo simbikore, aho ngaho ni njyewe n'Imana tuziranye. Ariko ushobora gukora amabi, nagera imbere yanyu nkishushanya. Ushobora kwigira mwiza, nagera imbere yanyu nkishushanya. Ushobora kwigira umugabo utemwa akaraha kajyahe, nkigira umuhanuzi w'akaraha kajyahe, nkatuburira abantu nkabamara, cyoza bambona bakambona ndi umukozi w'Imana. Ariko nyuma aho batandeba, behind the screen, iyo ngiyo ndi nyuma ku irido, nkakora amabi. Imana ni ituzi twebwe twese. Namubwira ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ubeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntizabisohora. Arangije aravuga ati umva, negetswe kubahisha umugisha, kandi nawe yawubahaye. Simbasha kukura, kuko nibonye kuraguza, nibonye gusambana, nibonye ubuhehe, nibonye ishaka ngo Imana igomba kukurengera, ariko hari ibintu runaka. Imana igomba kuguha umugisha, ariko hari ibintu runaka ikubonyemo muri wowe, mu mikorere yawe, mu mivugire yawe, mu ugerageza gukora mu kazi kawe. Uziko abantu ari abarokore bitwa ko basenga, ariko batoteza abakozi babo. Uziko abantu ari abarokore bitwa ko basenga, barimo amadeni bagenzi babo, kandi badashaka kubishyura, batanateganya kubishyura. Uziko abantu basenga ariko bafite ishyari. Ariko nibonye umva kugira ngo umugisha uhabwe, abantu bari bagiye kuvumwa. Arangije aravuga ngo Imana ntibonye kuraguza, guterekera mu Bisiraheli, ntibonye ishyari, ntibonye shaka ngo murokore. Nimba urokotse byanyabyo, rokoka umarireyo, ubuhezi bukuvemo, busambanye bukuvemo, itiku, ishyari, urwango bikuvemo byose. Noneho Imana nizajya irebe mu mutima yawe, irebe ko nta kibi kirimo. Baramu arangira amubwira tumva, nibonye gukiranirwa kuri mwe, nibonye gusambana, nibonye ubuhe, nibonye amatiku, nibonye ubugambanyi. Ni Imana iri kumwe nabo, kandi iyibakuye muri Egiputa nebe jyana Kanani. Shita ngo Imana ibakuye mu bibazo, ibakuye mu byaha, ibakuye mu ntambara, ni nayo ibajyana mu bisubizo, ni nayo ibateza intambwe. Shita ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganya, ahubwo uhora uhamye nk'uko imisozi gose. Ni kuwiteka gose abantu be, ni kuwiteka agose abakiranutsi. Ni ukuri hari abantu bafite ubuhamya butandukanye, hari abantu Imana agiye irenza impfu, hari abantu bagiye babana n'Imana bayisenze, irabumva kandi irabikiriza. Nawe mwene data unkurike, birakwiriye yuko aka kanya uyu mwanya wumvira ijambo, haranira kunywana n'Imana. Ndimo kubwira abantu bagerageza gukiranuka no kureka ibyaha, ndimo kubwira abantu barimo gukora ibyaha ariko bumva babireka, bashaka kwiringira Imana, biringiye abantu bikanga, kwiringira myomba bikanga, kwiringira bene wanyu bikanga. Ndagira ngo nkubwire ngo abiringiye ukwiringira Uwiteka biruta kwiringira abantu. Bene data, wareka ibyaha ukareka ibyagutandukanya n'Imana, ukaba inshuti n'Imana. Yesu arahemba, Yesu aratabara. Iyo Imana yagutegeye utanga bitegeye, Imana kurengeye, ariko itegera nde biba byagenze gute? Imana iragusya ntacyo mupfa, ikakudiha ntacyo mupfa, ikagukaranga cyo koza ntigushirize, ikakwica ariko ikakurinda kuhwana. Muri make ugapfa, ariko ikakurinda guhera makuka, ikakuzura kugira ngo izakwereke kari Imana. Shaka ngo iyo ibintu bikirimo abantu, ugitaka, ugisakuza, ukitakira abantu wenda pfe udata, Imana irakwihorera, kubera ko iramutse gutabaye muri kakavuye udimo gutabaza, ntago wazamenya ko ari Imana bikoze. Iyo mpamvu rero birasaba ngo ukomeze wubaha Imana. Shaka ngo nawe ushobora kuba ufite ibibazo runaka, abana akabura n'ukugirire impuhwe, buretse Uwiteka kugira impuhwe. Niyo mpamvu rero abantu kugira ngo Imana ibagire impuhwe, kugira ngo Imana ibakunde, birakwiriye ko bitandukanya n'ikibi.
bitandukanye n'ikibi. Ubundi ano magambo tuba tubabwira ari ntabwo yagira clientele, kubera ko abantu bakeneye inyigisho zihwanye n'amarari yabo. Kugira ngo umuntu abone views birakwiriye kugira ngo twigishe abantu ibihwanye n'amarari yabo, ariko bitari realite. Ni ijambo bita gushyeshyenga. Iyo umuntu ashyeshyenga uvuga utuntu abantu bakunze, uvuga utuntu abantu bashaka, wirinda gukomakoma ku cyaha. None muri no minsi umuntu akomakomye ku cyaha cy'ubusambanyi, ugira ngo hari abantu hafi ya bose majorite baragikora. Usanga abantu batacyitayeho pe, iyo barero bagahita babireka. Ibi ngibi ntago bihwanye n'imitima yacu. Abantu bashaka koroherezwa bakabwirwa utuntu twiza, bo ntacyo ni byiza, ariko ni ukubashyekenga. Umunsi Uwiteka yaba yamanutse kugira ngo abaze buri muntu wese icyo yumvishe cyangwa icyo yabwiwe, buri muntu wese azazira icyo yagize gute, icyo yakoze. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice byaho 6 umurongo waho wa 7 haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurira izuri icyo umuntu yabibye n'icyo azagira gute, n'icyo azasarura. Rero kwiringira Uwiteka no kumenyana n'Uwiteka nibyo byabasha gutabara bikagukura mu makuba urimo. Kuba ngiye wabuziranye nanjye icyo nabyo bimaze, nakwihinduka wansaba ubufasha, nafite ubwo bushobozi singira icyo nkumarira. Wasaba muyomba wawe, inshuti yawe, bene wanyu ntibagira icyo bakumarira, ariko Uwiteka we akaba yakugoboka anytime, isaha n'isaha. Imana bayiteguye kugira ngo itabare abantu bayo. Kwiringira rero umuntu, kwiringira umuntu, ijambo ry'Imana riravuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Rero kugira ngo wiringire Imana, ubane n'Imana, birakwiriye kugira ngo umuntu yirinde ibyaha, yirinde igisa nacyo. Ibi bintu rero abantu bashaka ko tubivugaho, ntibashaka ko tubabwira ibintu by'ibyaha cyane. Baravuga ati yo birakomeye cyane, mwese muri mubiri mwicira imanza. Iyo ubona uvuze ku cyaha umuntu akavuga ngo kucica imanza, ubu point d'interrogation, umuntu nawe afite ikibazo. Bene data reka mbabwire, two kwigira abamarayika kugira ngo umuntu aneshe icyaha bisaba n'urugamba. N'urwanya shitani nawe azaguhunga. Rero wikwidafanda turabanyantege nkeya, ariko nanone si ibintu tudukwiriye kwirata ngo umuntu ngo avuge ngo ndi umunyantege nkeya ngo ubwo ni komba. Kugira ngo uhabwe amapete, kugira ngo ugaragare ko wanesheje, nuko uba warwanye, nukurwana tu, nukurwana rero mu rugamba. Abararangiza urugamba hari n'abarutsindirwamo. Rero nimba warashwe n'icyaha ntukidefande uvuga andi magambo, uba warashwe, ukwiriye gupfuka mugasaba Imana imbabazi. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abari na buri muntu wese udukurikiye kuri no channel mu Kabutera TV cyangwa mu TV. Ngewe ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Bucyanandi Emmanuel. Ni ijambo ry'Imana ririnzanye kugira ngo ndivuge muri aka kanya, cyane cyane ko muri no minsi abantu ntago bakunda ijambo, ntago bakunda gusoma ijambo. Bigisha muri no minsi ntago bakunda gusoma ijambo, cyane cyane ko bino bintu iyo giye gusoma ibintu bya Bibiliya cyane ntago bebera ari attractive, ntago abantu bakunda kubireba cyane. Ariko namaje kumenya ko bake babireba bijya bigira aho bibakura ndetse naho bibashyira. Ndagira ngo batangarize ko izi channel aya ma YouTubers, iyo ushyizeho ibintu nk'ibi, ibintu biba bitarimo ibintu by'amatiku cyane, ntago bigira clientele. Ariko Imana ishimwe yuko bake babyumva cyangwa bake tubwira kugira ngo babashe guhinduka, barimo kugenda bahinduka. Kandi wenda umusaruro wundi ku bijyanye n'ama-views, turashimira Imana yuko igica mu kazi kacu dukora kugira ngo iduhe umugisha. Naho ugendeye kuri no YouTube wahakorera amabara, ugendeye kuri no YouTube uvuga ibigira ngo bya attracting abantu kugira ngo ubone ama-views, bisaba kuvuga ibintu bidafututse. Imana itaguhembera, ariko mu kazi dukora Imana irimo kugenda ihora yigaragaza, izajya ikomeza yaduhera umugisha kugira ngo natwe dukomeze kubona gutangwa umusanzu hano, kugira ngo 2 cyangwa 3 babasha kubona iki kiganiro kizajya kibagirira umumaro. Rero munyemere dusome ijambo ry'Imana, turisoma hano habiri tuganireho mu minota mikeya, sindi bubarambire. Ni ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 125. Haravuga ngo umurongo wa mbere, haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Kabiri haravuga ngo nkuko imisozi igose i Yerusalemu, ni ku Uwiteka agota abantu be uhere none ukageza iteka ryose. Kuko ngo ntibutware y'abanyabyaha itazagumya kuba ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi be kuramburirwa amaboko gukora ibyo gukiranirwa. Uwiteka ugirire abeza ibyiza n'abatunganya mu mitima, ariko abiyobagiza
mu nzira zabo zigoramye Uwiteka azabajyanana n'inkozi z'ibibi. Amahoro abe ku Bisiraheli, amahoro abe ku Banyarwanda. Ahandi ni mu kubara ibice byaho 23 umurongo waho wa 19. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntizabisohoza. 20 haravuga ngo dore ntegetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye, simbasha kuwukura. 21 hakavuga ngo ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo, ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Imana yabakuye muri Egiputa niyo ibajyana, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shuti bene data mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye, aka ni akanya k'ijambo ry'Imana. Cyane ko ijambo ry'Imana muri no minsi rimajije kuba ingume, n'abavuga ijambo badakunda gusoma no kusobanura, ariko munyemerere tuvuge ko no magambo. Nagira ngo mbaha agatekerezo gato cyangwa mbahe ikintu kiri kiriya, namwe muze kugerageza kugikorera abatware banyu, ubwo ndivugira aba mama, kugira ngo ikigisho kibashe kumvikana neza. Uramutse ufashe isombe busombe, nagira ngo mbabwire ko bugisombe itaryoha, ahubwo isombe iryoheshwa n'ibirungo biba biri muri yo. Isombe ntiryoha, ahubwo iryoheshwa n'ibirungo biri muri yo. Reka nsubiremo, bugisombe nubwo abantu bayikunda, ariko ntiryoha, iryoheshwa n'ibirungo birimo. Mwebwe ba mama mujye mukunda guteka isombe, cyangwa abapapa nabo bashobora kuba bakunda guteka isombe. Mu isombe bajya bakunda gushyiramo ibirungo by'isombe, bagashyiramo ikinono, bagashyiramo amamesa, bagashyiramo uturungo dutandukanye, pavuro, poiro, seleri, bakabishyira mu isombe. Noneho bakarura, bagashaka ubugari, ubiriye akavuga ati ni ukuri kwa runaka mama fulani yatetse isombe iryoshye. Iyo arimo kwarura, ujye ubona iyo umuntu arimo gufata arimo kugira ngo yarure isombe, ubona afashe ikirusha arimo kugenda akaraga mu gisorori, aho ngaho harimo nyine isombe, arimo kugenda akaraga. Nta kindi barimo gushaka, isombe bari nyinshi kuko ibishaka kumera nk'amazi, abarimo kureba cya kinono cyari kirimo wa muntu upfa rurimo, akaba ari wakuramo cyo gusa isombe ikabiprofitiramo, ikazamukana nabyo. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse ngo uramutse ufashe isombe nk'isombe ukayitekera umugabo wawe, nta munyu ushyizemo, nta onjo, nta magi, nta kinono, nta munopfo ushyizemo, warangiza ukabitegurira umugabo ndetse nta n'umunyu washyizemo, nababwiye ngo isombe iryoshwa n'ibirungo birimo, ubwa isombe ntiryoha. Iyo sombe busombe ukayifata ukayitogosa mu mazi, warangiza ugashaka ugasonga ubugari, warangiza ukashyira umutware wawe, ukamubwira ngo mutware akira agasombe, natetse agasombe, akira iyeranje. Ndagira ngo utangarize ko umugabo naba akijijwe ashobora kurakarira, ariko naba ari umupagani cyangwa agira kamere ibangutse, ashobora kuzayikumena mu maso. Kubera iki? Ntiryoha. Isombe busombe ntiryoha. Nagira ngo utangarize ko wowe muntu dukurikiranye, wowe undeba, wowe kiremwa muntu, wowe muntu nkanjye, burya ntabwo ukunzwe, ntabwo ukunda, ntabwo ukwitayeho, uri isombe busombe. Ikikwereka yuko burya ntabwo ukunda, nta n'ukwitayeho, nuko aka kanya uramutse wenda ufashe nk'imyenda ugakuramo ugasohoka, abakubona bose bakwitaza. Burya umuntu ntakundwa, ahubwo akundwa bitewe n'ikimuriho. Umuntu akundwa bitewe n'ikinono, bitewe n'ibirungo. Ibirungo ni ibiki? Ibirungo ni imyenda twambaye. Imirongo nuko umuntu ashobora kuba afite imodoka, afite udufaranga. Iyo umuntu afite udufaranga, iyo umuntu afite ubuzima, usanga agize inshuti nyinshi, ugasanga abantu baragukunze, ugasanga abantu baragukomera mu maki, ugasanga abantu bakwitayeho, wakurikirira bakaza. Burya bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo ufite baraza. Rero iyo ufite baraza, iyo ufite abantu baragukunda, bakwereka ko none ukibwira ko bagukunze. Burya we ntago bagukunze, ahubwo bakunze ikikuriho, bakunze cya kinono, bakunze ya onjo, bakunze ya mamesa kuriho, naho ubundi we ntibagukunze. Shaka ngo ni ibirungo bikugize cyangwa bikuriho, nibyo abantu bakurikiye, naho ubundi abantu ntibagukunze. Ugukunze ninde? Uwagukunda ninde? Ni Imana. Ni Imana yonyine niyo yabasha kugukunda wapfuye, uri muzima, urwaye. Icyo ndagira ngo mbabwire kikwereka kuri isombe, mu gihe bya binono byagushizeho, za nshuti ni handi usanga abagukundaga
bagukundishijwe n'ibintu n'ubutunzi, usanga batongeye no kugusuhuza, batongeye no kukuvugisha. Iyo nababwiye ngo ugiye kubasura baravuga ati dore wa munyabibazo aje kutureba, ugasanga ntibakwitayeho. Cyangwa ngo impamvu ubona abakire bagira abantu benshi babakomera mu maki, babakunda, babasura, impamvu mu ngo z'abakire hahora ibirori, si uko bakunze uramukire, ahubwo bakunze icyo uramukire atunze. Cyangwa ngo uri isombe busombe, wowe nta n'icyo uvuze, wowe ntago abantu bagukunda, utazajya wibwira wirata ibyo binono bikuriho nibyo bagukunze. Iyo sombe wowe ubundi uri isombe busombe, ariko ibyo binono bikuriho, iyo myenda wambaye, ubwo buzima ufite, ayo mafaranga ufite, ubwo butunzi ufite, nibyo birimo gutuma bagukunda, nibyo biri gutuma bakwemera. Uko rero uri isombe busombe cyangwa uko abantu bagukunda, ubona abantu bagushamadukiye, ni ukuri kw'Imana nagira ngo nkubwire ko abantu batagukunze pe. Ntukanaboha abantu, ugira umujinya, ugira uburakari ngo abantu baranyanga, ngo ntibanyemera, ngo no, nta muntu wagukunda uri isombe. Cyokoze nugira icyo ugira bazagukunda. Ndagira ngo batangarize ko umugabo Yobu igihe yari afite ubutunzi, afite amafaranga, arabanye n'umugore we neza, abanye n'abantu neza, ariko amajije ubutunzi bumaje kumushiraho, byageze ku rwego inshuti zimuvaho, batangira kumushinza ibyaha, n'umugore we arangije aramubwira ati rwose wakwihakanye iyo Mana ugapfa. Bitewe n'iki? Bitewe nuko Yobu yari isombe busombe, ibirungo yari afite, niba abana, nizanka, nibya bikorwa, nibwa bukera yari afite, bigira no ku rwego umugore amubwira ngo wari kwihakanye iyo Mana yawe ugapfa. Shaka ngo umugore yaramukundiye ibyo afite. Nawe rero ntugire ngo uri umugabo, ntugire ngo umugore wagukunze gutyo gusa. Hari icyo gushakaho, hari impamvu agukunze, hari ikinono kikuriho. Nta rukundo rundi agufitiye, no, ni ikinono kikuriho. Umugore, impamvu umugabo wa mubana ni ikinono, hari ikinono agukunzeho, hari ikinono gushakaho, hari ibyo gushakaho. Ntundi ushobora kubona umuntu abanye n'umugabo yarameze neza, ukabona nimba umugabo umugabo hari ikibazo afite, cyangwa ugiye gushaka na fiance wawe ngo umenye wenda ko hari indwara runaka arwaye, wenda izatuma wenda mutabyara, biragoye kugira ngo umugore agushake. Umugabo agira agaciro bitewe mu rugo rwe, bitewe n'amafaranga afite. Umugore iyo afite icyo ashaka, icyo gize cyo, umugore aramwubaha rwose. Ntugire ngo ni ukumwubaha kundi, ni ukumwubahira ibyo afite cyangwa cya kinono afite. Nagira ngo mbarangire rero umuti wa nyawe, nkubwira inshuti nyanshuti igukunda, yagukunda aho waba uri hose, ibyo waba ufite byose, uko waba umeze kose, ibibazo waba wahuye nabyo byose, uretse Kristo. Niyo mpamvu nkubwira ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 125 umurongo wa mbere haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Akavuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka agose abantu be uhere none ukageza iteka ryose. Rero kuba urimo kugeragezwa, kuba ufite ibibazo bitandukanye, kuba ufite intambara, sivuze yuko Imana itagukunda, sivuze ko Imana itakwishimira, ahubwo abiringiye Uwiteka. Iyo umuntu yiringiye Uwiteka yirinda gukora ibyaha. Iri jambo cyangwa no magambo nta creator afite, ntago abantu babikunze, ariko mureka tubibabwire bene data, wenda 2 cyangwa 3 bazabyumva, bazarokora ubugingo bwabo. Hari condition, hari ikintu gituma Imana igukunda, hari ikintu gituma mukundana, hari ikintu gituma Imana ikwitambikira, Imana ikakurengera bitewe n'ibibazo urimo gucamo cyangwa n'intambara urimo gucamo. Nimba umuntu ashobora nko gukora ubukwe, nk'urugero nkanjye, ugakora ubukwe, abo wahaye invitation bose ntihagire no gutwerera, deja buretse Imana yahaba. Shaka ngo nawe ushobora kuba ufite ibibazo runaka, akabura n'ukugirire impuhwe, buretse Uwiteka kugira impuhwe. Niyo mpamvu rero abantu kugira ngo Imana ibagire impuhwe, kugira ngo Imana ibakunde, birakwiriye ko bitandukanya n'ikibi. Ubundi ano magambo tuba tubabwira ari ntabwo yagira clientele, kubera ko abantu bakeneye inyigisho zihwanye n'amarari yabo. Kugira ngo umuntu abone views, birakwiriye kugira ngo twigishe abantu ibihwanye n'amarari yabo, ariko bitari realite. Ni ijambo bita gushyeshyenga. Iyo umuntu ashyeshyenga, uvuga utuntu abantu bakunze, uvuga utuntu abantu bashaka, wirinda gukomakoma ku cyaha. Nano muri no minsi umuntu akomakomye ku cyaha cy'ubusambanyi, ugira ngo hari abantu hafi ya bose majorite baragikora. Usanga abantu batacyitayeho pe, iyo barero bagahita babireka. Ibi ngibi ntago bihwanye n'imitima yacu. Abantu bashaka koroherezwa bakabwirwa utuntu twizabo, ntacyo ni byiza, ariko ni ukubashyeshyenga. Umunsi Uwiteka yaba yamanutse kugira ngo abaze buri muntu wese icyo yumvishe cyangwa icyo yabwiwe, buri muntu wese azazira icyo yagize gute, icyo yakoze. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice byaho 6 umurongo waho wa 7 haravuga ngo ntimuyobe, Imana ntinegurira izuri icyo umuntu yabibye n'icyo azagira gute, n'icyo azasarura. Rero kwiringira Uwiteka no kumenyana n'Uwiteka nibyo byabasha
bikagutabara bikagukura mu makuba urimo, kuba ngewe wabuziranye nanjye icyo ntabyo bimaze, nakwihinduka wansaba ubufasha nafite ubwo bushobozi singira icyo nkumarira. Wasaba muyomba wawe, inshuti yawe, bene wanyu ntibagire icyo bakumarira, ariko Uwiteka we akaba yahugoboka anytime, isaha n'isaha. Imana bayiteguye kugira ngo itabare abantu bayo. Kwiringira rero umuntu, kwiringira umuntu, ijambo ry'Imana riravuga ngo wiringira umwana w'umuntu avumwe. Rero kugira ngo wiringire Imana, ubane n'Imana, birakwiriye kugira ngo umuntu yirinde ibyaha, yirinde igisa nacyo. Ibi bintu rero abantu ntibashaka ko tubivugaho, ntibashaka ko tubabwira ibintu by'ibyaha cyane. Baravuga ati yo birakomeye cyane, mwese muri mubiri mwicira imanza. Iyo ubona uvuze ku cyaha umuntu akavuga ngo kucica imanza, ubu point d'interrogation, umuntu nawe afite ikibazo. Bene data reka mbabwire, two kwigira abamarayika kugira ngo umuntu aneshe icyaha bisaba n'urugamba, nurwanye shitani nawe azaguhunga. Rero wikwidafanda turabanyantege nkeya, ariko nanone si ibintu tugatukire kwirata ngo umuntu ngo avuye ngo ndi umunyantege nkeya ngo ubwo ni komba kugira ngo uhabwe amapete, kugira ngo ugaragare ko wanesheje, nuko uba warwanye, nukurwana tu, nukurwana rero mu rugamba. Abararangiza urugamba hari n'abarutsindirwamo. Rero nimba warashwe n'icyaha ntukidefande uvuga andi magambo, uba warashwe, ubukwiriye gupfuka mugasaba Imana imbabazi. Rero ubibashije ukagera ku rwego ubasha gutsinda utaguye mu cyaha, utakoze amabi, ibyo byaba byiza kuko Imana yakurengera birenze uko ubitekereza. Aya magambo twasomye mu Kubara ibice byabo 23 umurongo wa 19 haravuga ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ndimo kubwira abantu bagerageza gukiranuka no kureka ibyaha, ndimo kubwira abantu barimo gukora ibyaha ariko bumva babireka, bashaka kwiringira Imana, biringiye abantu bikanga, ukiringira myomba bikanga, ukiringira bene wanyu bikanga. Ndagira ngo nkubwire ngo abiringiye ukwiringira Uwiteka biruta kwiringira abantu. Bene data, wareka ibyaha ukareka ibyagutandukanya n'Imana, ukaba inshuti n'Imana. Yesu arahemba, Yesu aratabara. Iyo Imana yagutegeye utanga bitegeye, Imana kurengeye, ariko itegera nde biba byagenze gute? Imana iragusya ntacyo mupfa, ikakudiha ntacyo mupfa, ikagukaranga cyo kosa ntigushirize, ikakwica ariko ikakurinda kuhwana, muri make ugapfa, ariko ikakurinda guhera amakuka, ikakuzura kugira ngo izakwereke ko ari Imana. Cyangwa ngo iyo ibintu bikirimo abantu ugitaka, ugisakuza, ukitakira abantu wenda apfe udata, Imana irakwihorera kubera ko iramutse gutabaye muri kakavuye udimo gutabaza ntago wazamenya ko ari Imana bikoze. Iyo mpamvu rero birasaba ngo ukomeze wubaha Imana. Aya magambo rero hariya ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ibeshye, mu Kubara 19:23 umurongo wa 19 ngo kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze, ngo ibyavuze no gukora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kawe no gusohora ntizabizo. Arangije ijambo rivuga ngo dore ntegetse kubahisha umugisha. Ni amagambo y'umugabo bita Baramu, yari yatumwe na Baraki bagiye ku musozi kugira ngo bavome Abisiraheli, ngo ajya ku gasozi neza abitegeye. Arangije atamba ibitambo, ari byo bitambo Baramu rwose atambira Imana. Mbere bajyaga gusenga rero babanje gutanga ibitambo. Ni nacyo kintu abantu muri no minsi barimo kuriraho, ugasanga ngo kugira ngo Imana igiye gukorera hari igitambo, hari ituro. Iki nyine nibwo bandi muri no minsi bakoreraho kugira ngo bagutakire ku Mana, hari akantu ugomba gutanga, nibyo bagenderaho muri no minsi. Rero na mbere kwa Baramu niko byagenze, bamaje gutugira Imana ngo hari yavuga amagambo mabi ku Bisiraheli cyangwa yavuma Abisiraheli. Kumbi Abisiraheli bamaje kunywana n'Imana, banywanye n'Imana, bakundanye n'Imana, bameranye neza. Noneho Baramu yigiye hirya gatoya, ijwi riramusanga riramubwira ngo hamagara Baraki aze yumve, mubwire atega amatwi. Riramubwira ngo gira hino mwene Sipori, tega ugutwi mwene Sipori. Arangira amubwira uriya murongo wa 19 aramubwira ngo Imana si umwana w'umuntu ngo ubeshye, kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora ntizabisohora. Arangira avuga ati umva ntegetswe kubahisha umugisha, kandi nawe yawubahaye. Simbasha kukura kuko nibonye kuraguza, nibonye gusambana, nibonye ubuhehe, nibonye ishaka ngo Imana igomba kukurengera, ariko hari ibintu runaka. Imana igomba kugumugisha, ariko hari ibintu runaka ikubonyemo muri wowe, mu mikorere yawe, mu mivugire yawe, mu bigerageza gukora mu kazi kawe. Uziko abantu ari abarokore bitwa ko basenga ariko batoteza abakozi babo. Uziko abantu ari abarokore bitwa ko basenga barimo amadeni bagenzi babo kandi badashaka kubishyura, batanateganya kubishyura. Uziko abantu basenga ariko bafite ishyari. Ariko nibonye umva kugira ngo umugisha uhabwe, abantu bari bagiye kuvumwa. Arangije aravuga ngo Imana ntibonye kuraguza, guterekera mu Bisiraheli, ntibonye ishyari, ntibonye shaka ngo murokore. Nimba urokotse byanyabyo, rokoka umarireyo,
umarireyo ubuhehesi bukuvemo, ubusambanyi bukuvemo, itiku, ishyari, urwango bikuvemo byose. Noneho Imana nizajya irebe mu mutima yawe, irebe ko nta kibi kirimo. Baramu arangira amubwira tumva ntibonye gukiranirwa kuri mwe, ntibonye gusambana, ntibonye amatiku, ntibonye ubugambanyi. Ni Imana iri kumwe nabo, kandi iyibakuye muri Egiputa ni nayo ibajyana i Kanani. Shita ngo Imana ibakuye mu bibazo, ibakuye mu byaha, ibakuye mu ntambara, ni nayo ibajyana mu bisubizo, ni nayo ibateza intambwe. Shita ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganya, ahubwo uhora uhamye nk'uko imisozi igose. Ni ko Uwiteka agose abantu be, ni ko Uwiteka agose abakiranutsi. Ni ukuri. Hari abantu bafite ubuhamya butandukanye, hari abantu Imana yagiye irenza impfu, hari abantu bagiye babana n'Imana bayisenze irabumva kandi irabikiriza. Nawe mwene data unkurikira, birakwiriye yuko aka kanya uyu mwanya wumvira ijambo, haranira kunywana n'Imana, haranira kumenyana n'Imana, haranira gukundana n'Imana, haranira kureka icyaha, haranira kureka amanyanga, haranira kureka amafuti, haranira kureka ibintu byagutandukanye n'Imana. Ngo isi iraryoshye, ngo muzane abagore ngo twirongore, ya ndirimbo n'abaki bose ngo twirongorere, ngo isi iraryoshye, isi iraryoshye. Reka mbabwire bene data, ibyaha bimaje kuba birebire, insengero zimaje kuba nyinshi, ntacyo zimariye abantu, cyokoza ni agafaranga. Ariko ibi bintu Imana yo kabyara, Imana nzi, Imana nsobanukiwe, Imana mvuga, ibi bintu izageza igihe bisobanure. Kuko usanga uyu nguyu n'abasenga, uyu nawe arasenga, ugasanga uyu arimo gukora ibi, ugasanga uyu ibintu byabaye gatoko. Ntiwamenya abakorera Imana n'abakorera shitani. Nanjye bahanga ushobora ukumva ngo nakoza ndi babara, kandi noneho bigashyira abantu mu rungabangabo. Bavuga ko reka mu kugira ngo mwiringire abantu, mwiringire Imana. Toranya ibizima biri muri wowe, toranya ibizima wumvishije ari byo hagaciro. Wigena runaka ngo mutagatifu, nundeba ngo uri umufana wanjye, ngo navana ngo sinakora iki, nagikora, sinkoze muri ferabeto, sinkoze mu mabuye, nasambana, naheheta, nakwiba, nanjye nakora amanyanga. Ariko mu gihe ndimo kugaharanira kuvuga ngo simbikore, aho ngaho ni njyewe n'Imana tuziranye. Ariko ushobora gukora amabi, nagera imbere yanyu nkishushanya. Ushobora kwigira mwiza, nagera imbere yanyu nkishushanya. Ushobora kwigira umugabo utemwa akaraha kajyahe, nkigira umuhanuzi w'akaraha kajyahe, nkatuburira abantu nkabamara, cyoza bambona bakambona nk'undi umukozi w'Imana. Ariko nyuma aho batandeba, behind the screen, iyo ngiyo ndi nyuma ku irido, nkakora amabi. Imana niyo ituzi twebwe twese. Ariko icyo umuntu akwiriye guharanira, haranira ko mu mutima wawe nta mutima ugucira urubanza. Haranira kwemerwa n'Imana no gukundwa n'Imana, kugira ngo ukundwe na Muyomba. Kuko nakubwiye ngo uri isombe, icyo kirungo kikuriho nicyo gituma abantu bagukunze, nicyo gituma abantu bakwifuza, nicyo gituma abantu bagushaka. Ni ikirungo gusa, n'ibyo binono biri mu isombe. Ntugira ngo abantu baragukunze, ntugira ngo umugabo baragukunze, ni ikinono kikuriho. Nubwo bwiza ni ukuri cyangwa nukuteye, naho nibikuvaho, biramutse bikuvuyeho icyo kinono, icyo wagukunze, ibinono yakunze, biramutse bigushizeho yakureka. Ushobora kuba uri umugabo ufite umugore rero ukurikiye amafaranga ufite, ntabwo mujye mubona ababasiga se. Ikinono bita amafaranga cyamara kukuvaho, ubutunzi bwamara kugenda, umugore akagira gute, akagusiga. Umugabo ashobora kuba yagukundiye isura kuri mwiza, yabona batangiye gusaza akagusiga. Kubera iki? Ikinono cyari kikuriho cyatumaga gukunda kigiye gute, kigiyeho. Ariko Imana ntabwo igikundira umuntu kubitewe n'ibyo afite cyangwa n'ibimuriho. No, Imana igukunda nk'uko uri umwana wayo. Imana igukunda kubera ko wakiranutse. Iyo wakiranutse ni ukurira gukunda. Kandi Imana nayo igukundira ku kinono bita gukiranuka no kureka ibizira. N'Imana nayo ikunda bitewe n'impamvu. Igukunda bitewe nuko nta byakora. Igukunda bitewe nuko uyuba. Nkunda bankunda kandi abashaka umwete bazagira gute, bazambona. Ntabwo Imana nayo yagupfa gukunda guje gusa. Imana idukunda ariko idushakamo umusaruro. Imana idukunda ishaka kutubyaza umusaruro. Rero nta muntu ushobora kugukundira gutyo gusa, nta bantu bashobora kunkunda badafite ibyo bagize gute bankurikiye. Bashobora kuba nkurikiye ijambo ry'Imana, bashobora kuba nkurikiye ukuri, kubaha Imana, ibyo byamvaho ugasanga abantu bose bagize gute baranyanze. Umugore ashobora kunkunda kubera ko muhayira, kubera ko tubana, nakwigira nabi nawe akanyanga, cyangwa nawe nshobora kumukunda bitewe n'impamvu runaka, bitewe n'ikinono runaka. Rero ntukitape, ntukigire adanje. Ni Imana, nutiringira Imana ngo be ku Mana, nta wundi muntu ugufitiye impuhwe buretse Imana. Rero kugira ngo Imana ikugire impuhwe, nakubwiye ngo reka icyaha, kugira ngo ibizaza kukurwanya, ibizaguhiga nka bariya ba Baramu bari bagiye kubavuma Abisirayeli,
Imana ikavuga tumva ntibonye gusambana, ntibonye ubuhehe, ntibonye ubujura, ntibonye amanyanga, ntibonye besikwa, ntibonye amatiku yo kubaho, ntibonye baho kubera iki? Genda komeza ikujyanye mu masezerano, izarinda ikugezaho amahoro, ariko kubera ko itakubonyemo icyaha. Muri no minsi rero abantu ntago bashaka kwigisha ibintu by'ibyaha, abantu bashaka gutagatifuza ibintu, bakavuga amagambo yo korohereza abantu, ubikigezweho n'ubuhanuzi, taimine kere do sanse, Imana irimo kubazamura, dodosi Imana bazamuye mu birere, taimine kire viza murazibonye, Imana ibasubije abagabo banyu, Imana ibashakiye abagabo, Imana ibazamuye mu birere, Imana ibahaye imbyaro, Imana ibahaye ku mafaranga, Imana ibakureho inyatsi, Imana ibakureho karande, Imana ni utwo nguto mushaka. Nanjye mbishatse rega nabatuburira, ariko se ko batuburira byageza kuki? Ko Imana yampaye umugisha kugira ngo mbashe kuvugisha ukuri. Buri muntu wese wumvishira ijambo kandi akabigiye kwishyira mu bikorwa, akaba agiye gukomeza kwiringira Uwiteka kuruta kwiringira abantu, Imana imushyigikire kandi Imana imushoboze muri urwo rugendo atangiye. Amahoro y'Imana n'abane namwe, mbasabiye umugisha, mbasabiye guhirwa no kubana n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen.